Toyota Corolla C 2005 ku mafaranga miliyoni 10,500. Toyota Matrix 2006 ku mafaranga miliyoni 2,500. Corolla Verso 2006 manuel ku mafaranga miliyoni 10. No gukatura turakatura, no gukopa turakopa. Ntuza gucikwa n'imodoka nyinshi ugiye ukora kuri Brasha TV. Imodoka n'ibiciro byazo, nkwibutsa ko turanguza imodoka. Nuko tuje kandi nuko tugarukanye na za modoka z'imiturika, tugarukanye na za modoka z'abakimaze, tugarukanye na za modoka z'abajeje tafaranga. Ariko ubundi niba atari ukumvuna ushaka iyihe modoka kuko ko nakoze icyo nagombaga gukora nkakuzana kuri Brasha TV. Ariko ni wowe wakoze iby'agaciro, wowe wakoze subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment kugira ngo imodoka nzajya nteka ku isoko zose uzajya uzibona. Reba imodoka ntuze kuba wacikwa. Ndatekereza ko meze neza kandi muri amahoro. Aba Brashari mwese ahantu muherereye hose, abari mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru, aba diaspora, abari mu mujyi wa Kigali mwe tubana buri munsi, murabasabira umugisha n'amahirwe ngo bibane namwe kuko muri aba Brashari kuko muri aba Brashari. Aka kanya reka ngira ikintu nkwisabire gito cyane kandi ntago kigoye. Narababwiye ni Brashari TV ni yanjye ni yanyu. Nituko tugomba kwiteza imbere. Reba ahantu hepfo gato cyane handitse subscribe, ubundi ukoreho tugendane, ubundi tujye twizamukira. Ntuze kuza kugenda wibagirwe gukora share, wibagirwe gukora comment. Ibyo nabyo biradufasha kuri Brashari TV. Tuzatugendana buri munsi, buri modoka nteka ku isoko yose uzajya ubonera ku gihe. Nta Brashari nta mizigo ku isoko, nta Brashari nta modoka ku isoko ziri ku giciro kiri hasi zishobora kuba zaboneka. Ngo urakabya bakwirukanye ku kazi baramaze, ikitakwishe kiguhindura umunyembaraga. Habura ukwezi kumwe ngo nsinye kontara, intebe nicaragaho bayicajeho undi. Umwana w'umusore ufite inzozi zo kuzagera kure kandi heza, mu gahinda kenshi n'umubabaro nzinga ibikapu nderekeza, niko gukora next ibikurikiye. Brashari TV, Brashari Special Technician, sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru, kwamamaza biri ku rwego kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Ndagushimiye, ndatekereza ko umeze neza kandi uri amahoro. Ndagushimiye wowe ukurikiye Brashari TV, wowe wakoze subscribe, uri inshuti magara. Imana izaguha umugisha, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, ushaka muzabane neza. Nawe niba ukijya kuri Brashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora no gukora subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment kugira ngo imodoka nzajya nteka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nk'ibisanzwe kuri mikoro ni Brashari, nigena Emmanuel, uwo ni wenge weba kwita no kuri Brashari TV. Aka kandi kugiye kubona imodoka 1000 ku isoko bayita Karina ku mafaranga miliyoni 5. urayegukana no gatura turakatura, no gukopa turagukopa, tuyigwira ku mafaranga miliyoni 4,500. Ubundi ni 5 ariko miliyoni 4,500 kuko uri mu Brashari, kuko uri inshuti magara, urabasha kuba wayegukana. Ubundi usezere kugenda unyagirwa n'imvura ya hato na hato, ubundi usezere kugenda witwa n'izuba ryakasamutwe. Ese koko ndabasha se cyangwa ndapaca? Banyirukane kuri Brashari TV se? Ariko se niba banyirukana uraza kubankira hehe? Nakoze icyo nagombaga gukora nkuzana kuri Brashari TV. Ariko niwe wakoze iby'agaciro, wowe wakoze subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment, ukagura imodoka ku isoko, ukagura imodoka kuri Brashari TV. Ngo nawe ukagura imodoka ku isoko
ukagura imodoka kuri Burashari TV ntago uzigera wicuza cyangwa ngo ubabare kuko wageze kuri Burashari TV. Gute se byaciye mu zihe nzira? Dutangira imodoka ku kiranguzo, turanguza imodoka buri munsi twakira imodoka igihumbi kuri Burashari TV. Niyo mpamvu muri izo modoka igihumbi twakira hatazaburamo imodoka yawe. Nkwibutsa ko guhera ku mafaranga miliyoni imwe y'amanyarwanda kuzamuraho gato cyane ubasha kuzegukana imodoka izahora mu ntekerezo zawe. Dutangira imodoka ku kirango nabikubwiye. Nuza kugura imodoka kuri Burashari TV nzagufasha nk'uwifasha, ngufashe nk'ufasha umuvandimwe we, ngufasha nk'ufasha inshuti ye magara kuko uri umuburashare. Iyi modoka rero ntuze kuba wacika, ntuze kuba wamvangavanga, uzitegereze. Dufite izo bita Karina dufite izo bita Altis, dufite izo bita Lava4, dufite izo bita Machoine cyangwa Macho, dufite n'izindi nyinshi zageze bigacika muri uyu mwaka wa 2024. Ndashaka kukwiza mu mwaka wa 2025 usezera kugenda usaba lifti, usezera kugenda utiratira utumodoka twa hato na hato na twa tumodoka twarwarika amavubi. Umuntu akagutiza imodoka ya feke yarangiza akagutegeka n'igihe ugomba kuyigarurira, ugakodesha imodoka ya feke bakagutegeka n'igihe ugomba kuyigarurira. Watinda bagashyiraho amafaranga y'ikirenga cyangwa bagashyiraho n'ayandi y'umurengera. Kubera iki utaza kuri Burashari TV ngo tuguhereze imodoka nziza cyane? Ngo kubite Tucson nk'iyi ku mafaranga ya miliyoni 9,500. Hari Tucson dufite iri kubica bigacika ishaka amafaranga miliyoni 7, nayo uraza kubasha kuba wayegukana kuko uri umuburashare. Reba imodoka ku mafaranga miliyoni 8 urayegukana. Iyi vatiri nziza ku mafaranga miliyoni 8. Ndagura iyo bita Corolla C ku mafaranga miliyoni 8,500. Ni nziza cyane. Niba ushaka imodoka nta handi hantu uzagura imodoka usibye kuri Burashari TV. Ariko ubundi Burashari TV itaraza ubundi mwaguriraga hehe? Mumbwire ahantu mwaguriraga. Dukorera mu mujyi wa Kigali, ahantu uherereye hose. Niba uri mu majyepfo ahantu bita za Nyamagabe, ahantu uri niba uri za Nyaruguru, ahantu uri niba muri mu burengerazuba, ahantu uherereye hose. Abantu bari mu karere ka Gisagara ndabakunda kandi abasuhuje. Comment zanyu nzibonera ku gihe. Ntuvuge ngo ni kure cyane ngase ubundi nzagera Kigali gute. Wowe nugera i Kigali uzumva utuje. Umunsi umwe urahagije kugira ngo mbe naguhaye imodoka. Tanga command kuri Burashari TV. Ndabizi utuye kure cyane ariko nawe uzaguseka uzakuvuga nabi kuko uzokoza urugendo runini cyane uze mu mujyi wa Kigali, uze kuri Burashari TV uhere imodoka ku kiranguzo, muranguza imodoka. Nukenera kuyigurisha nyuma yaho uzayigurisha amafaranga aruta ayo wayiguze. Byibuze ugomba kuba ufite inyungu ya miliyoni. Iryo ni ryo banga tugendana. Wabishaka utabishaka kugura imodoka kuri Burashari TV ni iby'agaciro kuri wowe, ni iby'agaciro ku muryango wawe. Reba kata ndagushimiye twabanye kuri Burashari TV. Turi gutereka imodoka ku isoko, imodoka z'imitsurika, imodoka z'abakimaze, imodoka z'abajeje tafaranga. Wewe twabanye, wewe wankurikiye, uri inshuti magara. Icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment kugira ngo imodoka nzajya nereka ku isoko zose uzajya uzibona. Mpora ngusabira umugisha n'amahirwe ngo bibane nawe. Nk'ibisanzwe kuri mikoro ni Burashari, nijye na Emmanuel. Tuzasubira ubutaha. See you. Bye bye.